Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti bavandimwe bakunzi b'Ururembo TV kongera kwagarutse tugira ngo tuganire ku kiganiro cyerekeranye nanone umuryango nyarwanda. Ndavuga rero umugabo n'umugore bashakanye. Rero mfite ikiganiro ngira ngo tuganireho nabashijwe n'abantu benshi batandukanye cyerekeranye no kushakana no gushaka gutera intambwe ugashaka. Hari ababajije ati se ku bantu batera intambwe bakavuga uti turatinya ubukwe tugiye kwishingira, ndetse bamwe bakibaza ati ese ko tubayeho tudatekanye, twibaza niba hari umuvumo waba uturiho, niba ari ikibazo kibangamye, ese bimeze bite? Tubwiza ukuri niba koko turiho umuvumo, niba tutaregeze tunyura mu buryo bw'idini, tunyura mu buryo bw'itorero, ese byaba ari ikibazo? Iki byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu nashatse guhita ko ntegura kino kiganiro kivuga ngo ni izihe nyungu zo gusezerana, n'uruhe ruhombo ruri mu kudasezerana. Ariko iki kiganiro nashatse kukiganiraho ntagambiriye kugira uwo ncira urubanza, ariko nanone niba wiciraga urubanza ugiye gusobanukirwa neza akantu ku kandi, kugira ngo niba koko wumva ari ikibazo kuri we bitewe n'ibyo tuzaba tuganiriye, kuko ni ingingo nyinshi tugira ngo tuganireho zikika nibura kuri 3, tugiye kuzisesengura turebere hamwe kandi tubishingire ku byanditswe byera, kuko tunarebe n'ingero ntoya mu mateka y'igihugu mu buryo bugendanye n'umuryango ndetse no mu mateka Bibiliya. Turarebera hamwe icyo Bibiliya ibivugaho, icyo umuco nyarwanda ubivugaho. Tugiye kureba umuco wa Bibiliya icyo ubivugaho, ariko tunarebere hamwe umuco wa nyarwanda icyo ubivugaho. Aho ngaho rero niho uza gusobanukirwa akantu ku kandi aho urwego uriho. Ariko mbisegureho, ntabwo tugambiriye gucira imanza umuntu wari we wese. Waba warasezeranye, ushobora no gusezerana ariko ntube mu masezerano. Wabyumvishe neza? Ushobora no gusezerana ariko ntube uri mu masezerano. Bivuze ngo ntabwo uri kubahiriza za nshingano zo kuba warasezeranye. Ibi ngibi urabyumva neza cyane noneho. Ariko nanone ushobora no kuba utarasezeranye ukaba hari inshingano wubahiriza zigendanye n'abasezeranye. Ibi ngibi uri kubyumva neza? Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ariko mbere yo kwinjira neza mu kiganiro nyirizina, mbanje kuguhereza ikaze. Aha ni ku Rurembo TV. Ntubure kwiyandikisha, ukanda subscribe, ukora like, share, komanteri yawe irakenewe. Reka nkubwire ko iki kiganiro tukikugezaho mu buryo bwimbitse, mu busesenguzi bukomeye bwerekeranye n'umuryango. Umuryango mwari muzi ko wugarijwe, umuryango wugarijwe, ndetse n'abandi basezeranye usigaye ubona uyu munsi amadevorce ari menshi. Uyu munsi wa none divorce ni nyinshi. Niyo mpamvu akenshi ibi biganiro tubagezaho ku Rurembo TV ni ishyaka dufite ryo kubaka umuryango, by'umwihariko umuryango nyarwanda ku bashakanye. Ibi biganiro birareba abandi, bireba umuntu wese urengeje imyaka 18 kuzamura, ndavuga abashakanye ndetse n'abatararushinga. Rero nyemerera mbere yo kwinjira muri iki kiganiro kugira ngo nkubwire ikintu cya mbere kandi gikomeye. Iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane, urasobanukirwa neza. Umbabarire, ndakwinginze nshuti yanjye, ndakwinginze muryango mugari, ndakwinginze papa, ndakwinginze mama, ndakwinginze bashiki banjye, barumuna banjye, ndabinginze ngiye mugiye kuganira muri iki kiganiro. Ni Evangeliste Silas, niko ushatse wanyita rwose, ariko ni inshingano mfite nemerewe. Ni inshingano nahawe n'abakuru rwose, ndabyemerewe ibi ngibi. Ikindi kandi ushatse wanyita pastor. Kubera iki wanyita pastor? Urambaza ngo wimikiwe he, wasengewe kubera iki? Ubundi se pastor ni iki? Wari uzi ko umuntu wese washinze uwubatse umuryango ashobora kuba pastor w'urugo rwe? Ariko ngewe si iyo nshingano gusa, ntago ari iyo nshingano yo kuba ndi pastor mu rugo iwanjye, ahubwo mu nshingano nkora, mu butumwa mbwiriza, mu mpuguro ntanga, ni inshingano z'abashumba. Izi ni inshingano z'abashumba. Hanyuma muze mutugane tubagira inama. Muze mutugane tubagira inama. Tufite experience rwose y'ubunararibonye mu buryo bw'amahugurwa ndetse no mu buryo bw'imyaka tumaze. Uko mbona gutya maze imyaka
burya umuntu amaze imyaka iri kurenga 10 ari mu rugo mu muryango aba afite icyo ashobora guhanura abandi. Waba umaze igihe kirekire, by'umwihariko tunabifitiye impano yabyo, dufite n'impano rwose pe, turagufasha abantu ingo ziri gusenyuka, murekera mutugane, kuko mwarushye mushaka mushinga urugo mushaka kurusenya, nimurekeraho rero ntimusenye urugo, ariko byose twishingikirije ku Mana ishobora byose. Ibi ngibi ubyumve neza cyane. Reka dusengane Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, kandi uri Imana yo kwizerwa. Uri Data wa twese mwiza ushobora byose. Ndagusabye ngwino ubane nanjye, ngwino ungirire neza, ngwino ubane n'abubatse ndetse n'abafite ibibazo by'uburyo butandukanye by'umuryango. Turagusabye we mu ruhande rwacu, kandi ingo ziri guhungabanwa n'imiyaga n'imiraba, Mwami reka uzikomeze, zikomere ndetse zireke gutatana mu ubwo buryo. Urakoze kumva gusenga no kwinginga kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. Yesu ashimwe cyane bene data nshuti zanjye. Reka turebere hamwe ibi bintu, ni ibintu bikomeye. Nkuko nari mbabwiye, ndabiyegereje muri iki kiganiro. Ubundi umuryango Imana iwuvugaho iki? Umuryango ndavuga abashakanye nkuko mbibabwiye. Imana hari ikivuga ku muryango. Imana yugiye mu ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'Itangiriro uburyo umuryango watangiye. Imana niyo yatangije umuryango, iwutangiriza kuri Adamu ndetse na Eva mu ngobyi ya Edeni. Turareba dusanga umugabo, Imana reba isanga umugabo adakwiye kuba wenyine ngo imuremera umufasha umukwiriye. Icyo ni kimwe. Bivuze neza ko mu gihe Imana yatangije umuryango, ni Imana yatangije urugo. Ariko se ko muri kwibaza ngo ni izihe nyungu ziri mu gusezerana? Ese utarasezeranye byaba ari ikibazo? Reka mbanze nkubwire inyungu ziri mu masezerano. Hari inyungu ziri mu masezerano. Inyungu ziri mu masezerano nuko iyo wasezeranye ni inyungu ikomeye. Inyungu ikomeye rero iri mu masezerano, iyo wasezeranye. Ariko iyo utasezeranye uraza kwibi. Donc numara kumva inyungu z'uwasezeranye, inyungu ziri mu isezerano, uraza no gusobanukirwa niba koko niba utarasezeranye, niba udafite inyungu icyo gihe ufite iki? Ufite igihombo. Wabyumvishe neza. Tumaze kurebera hamwe ko umuryango watangirijwe mu ngobyi ya Edeni. Umuryango watangirijwe he? Mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma mu muco nyarwanda, Imana mu banyarwanda, Imana kiri mu bantu, ko mu muco nyarwanda hari uburyo ki byakorwaga, hari uburyo n'uyu munsi bikorwa. Uburyo bikorwa bigenda gute? Iyo ubundi umuryango ni umugisha, urugo ni umugisha. Ku muntu wese wabyaye uri kunyumva, ufite abakobwa cyangwa ufite abasore, reka mbabaze, ubanze wibaze iki ngiki. Iyo umusore ageje igihe cyo kubaka, mu Rwanda ni ku myaka 21 niyo yemerewe kujya gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko, haba ku mukobwa cyangwa ku muhungu. Ariko bishoboka no kwemerwa ku muntu ufite imyaka iri munsi y'iyo myaka, ariko akabinyuza mu buryo bw'amategeko akabisaba. Niko itegeko nshinga ribivuga. Ariko iyo umwana wawe agejeje igihe cy'ubukuri, akageza igihe cyo kubaka urugo, ujya wumva nta mpagararo umufitiye. Ndetse bamwe turabizi neza ko nubwo biri kugenda biba n'ikibazo, ko bamwe batangira gupushinga abana babo ngo bagumye mu rugo, babavire mu rugo, baragumiwe, bagize gute na gute. Sibyo? Mutangira kubibonamo ikibazo. Ndetse no muri babandi bagejeje iyo myaka y'ubukure batangira kwiyumvamo ikibazo ubwabo. Bivuze ngo bakeneye kugira, niba ari umukobwa akeneye kubona umurambagiza kugira ngo bubake umuryango. Niba ari umusore nawe akeneye kubona uwarambagiza kugira ngo yubake umuryango. Ariko ikibazo buriya ni ikihe? Ni izihe nzira banyuramo
bahura, bahuye, bararambagizanya ndetse barahuje ndetse biyemeje kubaka umuryango. Ese uyu muryango bagiye kubaka uti? Ni ubuhe buryo bagiye kubakamo wa muryango? Iki ngiki ndagira ngo tucyumve neza, tukirebe neza, tucyumve neza cyane. Ni ubuhe buryo bagiye kubakamo wa muryango? Ese baranyura kwa pasiteri, baranyura kwa padiri, baranyura kwa shehe, baranyura mu mategeko, mu buryo bw'amategeko? Ni ayahe mabwiriza ariho? Ubundi gusezerana bizana izihe nyungu? Ubundi gusezerana iyo tubishingiye ku nyungu bizana, usanga iyo uhaye isezerano uwo mugiye kurushinga, biba bimuhaye, biha ubundi urwo rugo mugiyemo yo mwasezeranye biruha icyubahiro. Wabyumvishe neza? Hari inyungu bizana. Gusezerana bizanira urwo rugo mugiye kubaka, biruzanira icyubahiro. Bivuga ngo rurubahwa mu buryo bw'amategeko, kuko Bibiliya iravuga ngo mugandukire ubutware bwose, kuko nta butware butashyizweho n'Imana. Igihugu cyacu, ndavuga igihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu buryo mpuzamahanga kenshi usanga hari uburyo bikorwamo ariko isezerano bigahabwa agaciro bitewe n'amategeko y'igihugu itabivugaho. Ariko kanivugire mu gihugu cy'u Rwanda turimo ndi gukoreramo, igihugu cy'u Rwanda kigaragaza, kishishikariza buri muryango, buri abashaka kurushinga ko bagomba gukiranuka ku mategeko, bakanyuza isezerano ryabo mu buryo bw'amategeko. Aho ni ku buryo bw'amategeko y'igihugu. Wabyumvise neza? Amategeko y'igihugu agushishikariza ko mugomba gusezerana, kuko utasezeranye akenshi ntabwo ahabwa agaciro mw'urwo rugo, nta cyubahiro aba afite. Kubera yuko ubanza wumva ikintu cya mbere, nta cyubahiro aba afite. Kubera iki? Uraza kumenya impamvu. Aho ni ku mategeko y'igihugu. Ariko nanone mu buryo bw'imyemerere, ubundi imyemerere nk'uko twabirebeye hamwe, ku rugo, umuryango watangijwe n'Imana mu ngobyi ya Edeni. Turi ku kintu cya mbere ugomba kureba neza mu buryo budashidikanywaho. Uraza gusobanukirwa niba kwishingira cyangwa se yamvuga igikoreshwa n'abubu ngo ni uguterura, cyangwa ngo yishingiye, umusore wa runaka yishingiye, umukobwa wa runaka yishingiye. Si uko bivugwa? Kubera iki bavuga ngo yishingiye? Nuko hari abashingira, nuko yatesheje agaciro. Ubundi iyo wishingiye cyangwa iyo wateruwe uba watesheje agaciro. Ngiye kukubwira amakosa abo wakozemo, ariko ntagambiriye kugucira urubanza. Hari amakosa nubwo bibaho ko iyo ubishatse ubikosora, ariko hari icyo batakaje. Hanyuma ubundi mu muco nyarwanda bigenda uti? Iyo umusore yabengutse umukobwa wo kwa runaka n'umukobwa akamwemerera, uko bigenda mu muco nyarwanda tuziranyeho, nuko umusore akenshi ahita ko atumiza nk'umukobwa akamujyana iwabo, akamwereka iwabo. Umusore akerekana umukobwa bashimanye, n'umukobwa nawe bikaba nk'uko akerekana umusore iwabo. Hanyuma ikiba gikurikiyeho, iyo umusore afite iyo gahunda, ubwo ndavuga mu nzira nziza, wumve ko wa musore we utarakoze ibyo ngibyo, urumva nawe niba hari nk'ikibazo nawe uze kugira aho wikrasa. Ubundi umusore ahita akafata intambwe, ndetse ya miryango yombi imaze kumenya amakuru ku bana babo. Wabyumvise neza? Imaze kumenya amakuru ku bana babo. Umuryango w'umusore babo tiroho niba waramushimye, tugomba kujya kubinyuza mu nzira y'umuco. Ubwo ngeze mu nzira y'umuco, umusore akagenda akohereza intumwa zijya kumusabira irembo. Wabyumvishe neza? Kumusabira irembo, cyo bita umuco, bita gusaba irembo. Yo bagezeyo gusaba rya rembo, bashobora kubahereza irembo. Nabo hari ibyo umuryango wo kumukobwa, hari ibyo usesengura ukareba. Ubundi bareba no mu isokuru, bakareba niba nta bisanira bishobora gutuma batamuha irembo, nta muziro uhari. Uko ni ku muco uteye, icyo bita ibisokuru, niba koko badafitanye isano. Kuko mu Kinyarwanda kirazira gushyingirana, hari gisanira runaka.
kuva ku gisanira cya mbere kugera ku gisanira niba ntibeshye ashobora kuba ari icya karindwi, ariko niba nibeshye mwandike muri commentaire mu mpinyuze, nabwo nshobora kuba nibeshye. Hanyuma icyo gisanira bamara kubona ko icyo gisanira koko nta sano gifitanye ya hafi, icyo gihe bakamwemerera irembo niba nta yindi miziro babonye. Yego basabye irembo bararibemereye, ubwo icyo gihe babemereye bararifashe, none icyo gihe bararisabye bararifashe, batanze ibikwiriye kugira ngo ntihagire undi musore uzaza kwinjira gufata iryo rembo, gusaba iryo rembo. Yego ubwo ngubwo inzoga za mbere bakaba barazinyoye. Icyo gihe rero batangiye, hari igihango umuryango utangiye uhana, habamo na gahunda yo gusaba no gukwa. Noneho icyo gihe bakajya gukiranuka, ubwo ni mu muryango. Baracyari hehe mu muryango? Wabyumvishe neza, muracyari mu muryango. Nimumara gukiranuka ku muryango, icyo gihe umuryango urabemerera mu kiranuke no mu buryo bw'amategeko ariho ku munyamabanga nshingwa bikorwa. Murakiranutse ku mategeko, urumva murimo neza. Wa muco nyarwanda murawubahirije mu muryango, ariko mugiye no kubahiriza mu bigendanye n'amategeko. Ku bigendanye n'imyemerere, ubwo ni ahantu hatatu: ku mategeko mu muryango, ku mategeko mu rusengero cyangwa mu idini, mu itorero, bitewe nuko mubyemera. Ibi ngibi izo mpande eshatu urazubahirije, urakoze cyane, warazubahirije kandi urazubahirije. Ibi ngibi ni ibintu byiza ubukoze. Ariko se iyo utakoze kimwe muri ibyo, ndavuga mu buryo bw'umuryango, mu buryo bw'amategeko cyangwa bw'itorero, urumva hose nta na kimwe ukoze. Urumva foromire y'umuryango nuko ikwiriye kuba imeze, ikwiriye kugendana. Ariko ushobora kuba mu mahitamo yawe wakubahiriza ugakiranuka ku muryango ndetse no ku mategeko, wenda bitewe n'imyemerere yawe. Ntaho ufite wemerera mu buryo bw'idini cyangwa bw'itorero. Ahangaha rero ni impande ebyiri. Rero mu madini, mu idini, iyobokamana ryigisha cyangwa rihiturira abantu kuba ryafata amasezerano. Icyambere kwamaze kubona ko iyo wasezeranye aba ari umutekano, inyungu zirimo, urugo rugira icyubahiro. Urugo rugira icyubahiro. Buriya zimwe mu mpamvu zituma abantu benshi banga gusezerana kubera ubwoba. Kuki abantu banga gusezerana? Ni ukubera ubwoba buturutse ku bushobozi, ku mafaranga n'ibindi bintu bitandukanye bashaka kugira. Hari n'abasigaye bafite ivugo ngo ukwizirika ngo igisasu, ngo iyo ushatse umugore ugasezerana ngo ni igisasu wawiziritseho. Oya, by the way, nshuti yanjye, ntabwo buriya ariko ntabwo ariko biri. Umuntu ukunda, ku muntu ukunda ntabwo ukwiye kuvuga ko ari igisasu wiziritseho, kirazira. Rero hari ingaruka mbi zo kubaho utarasezeranye. Ubyumve neza, zo kubana mutarasezeranye. Icyambere, ubura umutekano. Nta mutekano uba ufite muri urwo rugo. Iyo nta masezerano, umwabona kugenda umwe donke ashobora gufata icyemezo igihe icyo ari cyo cyose. Umwe muri mwe donke ntabwo mushikama. Iyo mutasezeranye muba muri ahantu muteraganwa n'umuyaga n'umuraba, ku buryo iyo haje ikibataka, kuko murabizi neza ko abantu mw'ubu buzima tunyuramo, murabizi neza ko duhura n'ibigeragezo. Rero iyo huye n'ibigeragezo muri urwo rugo, kubera yuko nta kibahuza gihari, ntago mwashimangiye ya masezerano yanyu, icyo gihe buri wese yifatira gahunda nk'uko abyumva. Ntabwo urwo rugo ruba rutekanye, donc nta mutekano buri wese aba afite. Isaha n'isaha urwo rugo rurasenyuka. Urabyumva neza? Nta nshingano kandi zuzuye ziba zihari. Nukuvuga ngo umuntu wese yikorera icyo yishakiye, kuko nta kibahuza. Muhujwe gusa nuko mwahuye gutya mukabana uko mubyumva, ariko nta kibahuza. Buriya iyo umusore agiye iwabo w'umukobwa gusaba y'umugeni, akamukwa, agatanga inkwano,
bivuze ngo ni igihango baba bagiranye. Iyo umusore agiye mu buryo bw'amategeko ni ikindi gihango baba bagiranye n'amategeko. Wabyumvise neza? Iyo umusore agiye mu itorero runaka cyangwa mu idini runaka ni igihango aba agiranye. Donc ni sécurité, ni garde-fou, ni ubwirinzi aba ashyize ku rugo rwe, ni icyubahiro gikomeye aba ashyize kuri rwa rugo rwe. Wabyumvise neza cyane noneho? Iki ni icyubahiro uba ushyize ku muryango wawe, ku rugo rwawe. Ubundi mu kinyarwanda nyacyo abantu batasezeranye tubita abasambanyi. Niba utarasezeranye ubundi mu kinyarwanda nyacyo niko no mu mategeko y'igihugu, ni ingo zibana zitarasezeranye ubundi rwose ntabwo zemewe. Niyo hagize ikibazo kibonekamo barabanza bakabaza ngo mwarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivuze iki se? Impamvu tubita ko musambana nuko nta mategeko abahuza, nukuvuga ngo nta sezerano mufitanye, nta washimangiye amasezerano mufitanye mu buryo bwemewe. Wabyumvishe neza cyane noneho kubemera Imana, iyo utanye, iyo uteruwe, iyo mwihuje nta masezerano anyuze mu idini cyangwa mu itorero, icyo gihe n'ubundi muba musambanyi, muba muri abasambanyi. Niba muri mu urwo rugo mwirwa, ubundi niyo nyito nyine babita, ariko hari n'abantu badasobanukiwe neza izo ngaruka. Rero icyo gihe niko mwirwa. Rero niyo mpamvu iyo mwanyuze mwizo nzira muba mufite icyubahiro. Hari icyubahiro, ariko naho mu buryo bw'abemera hari icyubahiro cy'Imana kiza ku buzima bwawe. Hari icyubahiro cy'Imana kiza kuri weho. Hari imigisha y'Imana. Haleluya. Hari imigisha y'Imana ikuzaho. Hari imigisha y'Imana ituruka ku babyeyi. Wabyumvise neza? Donc hari umugisha. Hari umugisha w'Imana uturuka ku babyeyi, hari umugisha w'Imana uturuka ku muryango, hari umugisha w'Imana uturuka mu itorero, hari umugisha w'Imana uva kwa padiri, hari umugisha w'Imana uva kwa pastor, hari umugisha w'Imana uva kwa shehi. Ubwo navuze amadini atandukanye. Hari umugisha w'Imana uva muri leta, kuko wakiranutse ku mategeko. Urabyumva neza cyane noneho? Izo ni ingaruka nziza zo gusezerana mu buryo bwemewe n'umuryango n'amategeko n'igihugu. Urabyumva neza? Ibi bintu urabyumva neza? Rero ari ikintu, urugo rutagira isezerano rubaho rushidikanya. Wabyumvishe neza? Hari ingaruka mbi. Nuwa ngo urugo rutagira isezerano rubaho rushidikanya. Iki turi ku cya kabiri, ubundi turi ku kintu cya kabiri. Urugo rutagira isezerano rubaho mu gushidikanya. Rubaho rushidikanya. Ni ukuvuga ngo mubaho mu rwikekwe. Urabyumva neza? Rubaho mu gukekana. Rero niba mwarasezeranye, icyubahiro cy'ubukwe bibe kuri bose. Icyubahiro cy'ubukwe kibe kuri bose. Ni ukuvuga ngo mu Baheburayo, mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 13 ari kiri jambo ry'Imana dushimangira rivuga ku isezerano. Reka turisome mu izina rya Yesu. 13 umurongo waho wa 4. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Wabyumvishe neza iki jambo ry'Imana rikubwira? Nuwa ngo ubukwe, donc gushyingiranwa kw'abashimanye kubahwe na bose. Gushyingiranwa bishimangirwa n'ababifitiye ububasha, aribo abo navuze bakuriye amadini cyangwa n'amatorero runaka. Ari ni umuhango wera. Gushyingiranwa gushimangirwa na executive w'umurenge, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge mu buryo bw'amategeko. Abangaba barabishimangira.
bishimangirwa n'abakozi b'Imana, bishimangirwa n'umuryango, noneho bikagira imbaraga iyo bumaze kubahesha umugisha mushyitse mu rugo rwanyu, mukagira ute, mugakora cya gikorwa cy'abashakanye. Ibi ngibi rero ni ibintu by'ingenzi udakwiriye kwibagirwa, ni ibintu by'ingenzi udakwiriye kwirengagiza. Ntabwo ukwiriye kubyirengagiza kuko ni ibintu by'ingenzi mu buryo bukomeye cyane, kuko ukwiriye kubikora ubyumva. Ibyiza rero byo gusezerana bitanga amahoro n'icyizere. Iki ni icya gatatu. Gusezerana ni izihe ngaruka nziza birimo? Ngo bitanga amahoro ndetse n'icyizere. Donc iyo wasezeranye n'umutware wawe cyangwa iyo wasezeranye n'umugore wawe, ibi bitanga amahoro n'icyizere. Donc bizanira urugo rwanyu amahoro ndetse n'icyizere. Ibi ngibi urabyumva neza. Biba ubuhamya bwiza ku bandi. Urabyumva neza? Gusezerana biba n'ubuhamya bwiza ku bandi, ku bantu bababona, kuko mwiyemeje urukundo rwanyu. Ibi ngibi urabyumva neza, bihamije urukundo rwanyu. Ndizera ko mubyumva neza ibi bintu. Ibi ngibi iyo mubikoze ku mugaragaro biba ari ibintu byiza bikomeye cyane. Rero kuko uhamije isezerano ryawe na mugenzi wawe. Rero gusezerana bitanga amahoro ndetse n'icyizere. Iyo mwasezeranye biba ubuhamya, ni ubuhamya muhaye. Donc abantu babakikije iyo bababonye ko mwiyemeje urukundo rwanyu ku mugaragaro, Imana iba hagati yanyu. Ni ukuvuga ngo mwe muhamagaye Imana ngo ize hagati yanyu. Izo ni inyungu zo gusezerana. Ni inyungu z'iki? Ni inyungu zo gusezerana. Noneho ubundi ukurikije ibi bintu byose kandi bitatu nkubwiye, tubivuze umwanya munini, ubundi kudasezerana cyaba ari icyaha ukurikije ibyo wumvishe, ukurikije iki kiganiro, ukurikije iki ijambo ry'Imana ribivuzeho. Kudasezerana cyaba ari icyaha. Ese niba warishingiye waba uri mu cyaha? Igisubizo cyawe ni ikihe? Igisubizo, iyo turi kuganira kugeranye n'umuryango, mu by'ukuri hari uburyo bwiza. Birashoboka ko wabikoze utabizi. Yego, biranashoboka ko uri kuvuga ngo ese ko abasezeranye mbona nabo bari kubana mu buryo butari ubw'imibanire myiza. Aho ngaho bitandukanye. Aho naba ari kuva mu masezerano ariko bakoze amasezerano. Wabyumvishe neza? Ujye bitandukanya. Turi rero kuvuga kudasezerana ni ikibazo nshingiye ku ijambo ry'Imana, kuko nge nababwiye neza ko ndi umubwiriza butumwa bwiza. Mu nshingano mfite ni ukukubwira ukuri gushingiye ku byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ariko nanone mwivuga butumwa nkora nshingira kuko ijambo ry'Imana ririmo no kugandukira ubutegetsi, ubutware, aricyo bita ubutware. Hari n'icyo bita kumvira umuryango, kumvira ababyeyi, n'uburyo cy'umugisha wa kibyeyi uboneka. Ibi ngibi biri mu ijambo ry'Imana. Rero nshingiye kuri ibyo bintu kari bitatu, niba udakiranutse ku babyeyi, ndavuga ku muryango, ntukiranuke ku mategeko utumvira leta, ntukiranuke no mu idini usengeramo, urumva we wakwikarasa mu kihe cyiciro? Nawe shyira muri komanteri yawe utubwire. Ariko nanone hari amahirwe akomeye aba agihari. Birashoboka ko wamaze, mu gihe umaze gusobanukirwa
wamaze gusobanukirwa neza ko ukwiriye noneho guhamya amasezerano, guha agaciro uwo mwarushinze, mugahana agaciro kugira ngo cya cyubahiro twabonye kibazeho. N'ubu wafata ibyemezo ugasezerana, yaba ari mu buryo bwose bushoboka nk'ubwo butatu twakubwiye, byose biracyashoboka. Rero nakubwira ngo tuzakomeza gusesengurira hamwe mu buryo bwimbitse, tuzarebera hamwe niba koko, turebere hamwe andi mahirwe hari mu buryo bwo gusezerana, turebe nanone n'ibyo ushobora kuvuswa kubera yuko utasezeranye. Hari n'abashobora kuvuswa ubwo burenganzira bakabaye bagira kubera ko wabuwimye. Hari abana mwabyaye, ababakomokaho ntabwo bagira ubwisanzure kuri mwe kubera yuko mutasezeranye. Ibi ngibi hasekirita umuryango wawe mu buryo bwose bwemewe. Imana rero iguhereza umugisha, Imana iguhereza impagarike ndetse n'ubugingo. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, kandi umugisha w'Imana uze ku buzima bwawe. Niba wari udukurikiye, ntureke gukanda subscribe, ntureke gukanda like, share, commentaire yawe irakomeza gukenerwa. Ese waba wifuza gusezerana? Ese waba warasezeranye? Ese waba warashatse ariko utarasezeranye? Duhamagare tukugira inama, dukomeze kurebera hamwe ndetse dufatanyije no mu isengesho kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kuboma. Imana iguhereze umugisha. Nyemerera dusengane Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Data twese wera. Uri Umwami wacu Yesu Kristo, uri ndiho urera kandi urakiranuka. Ndasenze kugira ngo ubuntu bwawe, imbabazi zawe zize ku bari badukurikiye, ku bari kumvaga bose. Izina rye rihimbazwe kandi rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizeye. Amen. Turabakunda. Shalom shalom.